niba muherutse gukurikira ibinyamakuru ibintu byabereye Los Angeles, abantu barashimye bashimira babo, ariko Imana irangije ibura umuntu yishima, niko guteza icyago i Los Angeles. Yego, abantu basuzuguye Imana. Uyu muririmbyi yavuze ngo nduburira amaso yanjye ku musozi, ngo mbere gutabarwa kwanjye kwava he. Ngo bibizi bamwe tumaze kumenyerana, bamwe bamaze kumenya. Nitwa Ndayize Cedric, umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Muri data wa twese niryo zina ryawe, witwa Ndo kandi uzahoraho, ubere mwiza abagutegereje. Abagushakana umwete nibo bazakubona uhereye amasaha turi imbere yawe, tugiye kuganira ku byiza byawe, ku ijambo ryawe. Uyu ni umutsima utera imbaraga n'amazi amara inyota. Abaryumvise bose nibyo barakomera. Tukuragije buri wese ugiye kumvira ijambo umuhe guhindurwa naryo kandi umuhe kurikurikiza, ntabari twebwe ahubwo ari we izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turakwiragije ngo uzubane natwe, ude kuvuga tuvugishijwe nawe, nako dusenze kugira ngo ururukire mu mitima ya benshi, urutse imitima ya benshi kugira ngo bumve ijambo ryawe barusheho no kunogerwa kuryumva. Bisenze nizeye kuri Imana iri kumwe natwe, mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, amen. Uyu munsi turaza kuzangira ku ijambo ryanditse mu Bami ba mbere, ibice 17, turaza guhera ku murongo wa 17. Imana idufashe kandi turusheho kuryumva ndetse no kurikurikiza. Turaza gusoma ku bice 18 plutôt, ibice 18 umurongo wa 17. Aranditse ngo Ahabu abonye Eliya aramubwira ati mbega ni wowe n'umuruho wateye Isirayeli? Nawe aramusubiza ati rega sinjye wateye Isirayeli umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwaretse amategeko y'Uwiteka mugakurikira Bali. Nuko none tumira Abisirayeli bose bateranire ku musozi w'i Karumeli, kandi abahanuzi ba Bali uko ari 450 n'abahanuzi ba Ashera basangirira ku meza ya Yezebeli uko ari 400. Nuko Ahabu atumira Abisirayeli bose nabo bahanuzi abateraniriza ku musozi w'i Karumeli. Nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati muzageza he guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, nimumukurikire, kandi niba ari Bali aba ari we mukurikira. Abantu ntibamusubiza ijambo na rimwe. Eliya arongera abwira abantu be ati ni njye jyenyine umuhanuzi w'Uwiteka usigaye, ariko abahanuzi ba Bali ni 450. Nuko nibaduhe imfizi ebyiri bahitemo iyabo, bahitemo gurema ibice bayigerekeye hejuru y'inkwi, ariko be gucanamo. Nanjye ndatunganya iya kabiri nigerekeye hejuru y'inkwi, ne gucanamo. Muhere ko mutambira izina ry'Imana yanyu, nanjye ndatakambira izina ry'Uwiteka, maze Imana iri budusubirishe umuriro iraba ariyo Mana. Abantu bose baramusubiza ati ibyo uvuze ni byiza. Nuko Eliya abwira abahanuzi bati ngaho nimuhitemo iyanyu mfizi, abari mwe mubanza kubaga kuko muri benshi, maze mutakambira izina ry'Imana yanyu, ariko ntimucanemo. Nuko bazana imfizi bahawe barayibaga, maze batakambira izina rya Bali uhereye mu gitondo ukageza ku manywa y'ihangu, bavuga bati nyamu na Bali twumvire, ariko ntihagira ijwi ryumvikana cyangwa ubasubiza n'umwe. Basimbukira hirya no hino ku gicaniro bubatse. Bagejeje ku manywa y'ihangu, Eliya arabashinyagurira ati rega nimutere hejuru kuko ari Imana, yenda ubu iriyumvira cyangwa hari aho iganiye, cyangwa se yazindutse cyangwa irasinziriye ikwiriye gukangurwa. Haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana tuganiriho, ni igitabo cy'Abami ba mbere, umuhanuzi Eliya. Eliya uyu muhanuzi wibuke ko yari umuhanuzi w'itishubi umusuhuke. Amaze kumva umugabo umwe bita Yezebeli aherutse gukora ikosa, ashaka umugore w'umunyamahanga bamwita Yezebeli. Umugabo bita Ahabu akora ikosa ryo gushaka umugore w'umunyamahanga. Agishyika mu rugo kwa kundi namwe murabizi, abwira Ashera ati wabwiye abantu bawe bakareka gukurikiriza iyi Mana ari Uwiteka yavugaga, bagakurikira imana zanjye za Bali. Eliya yumvira umugore we, Ahabu yumvira umugore we, ariko Eliya abyumvise arababara cyane, ajya ku mutambyi Ahabu, ajya mu rugo iwe. Agezeyo aravuga ati ninjye muhanuzi njyenyine usigaye mu Bisiraheli. Arangije aramubwira ngo kugira ubyemere neza ko ndi umuntu w'Imana, imvura izongera kugwa ari njye ubivuze, ntabwo izongera kugwa. Arategeka imvura ntiyongera kugwa. Ahabu ashatse kuzana ibintu by'akavuyo, arangije aramubwira ati kugira ngo ubyemere n'ikime nari ngusigiye ndakijyana. Haleluya. Imana iri mu ijuru, haleluya, iramwitegereza iravuga ati mbonye nanjye mfite umugabo mu isi koko. Ndakeka abarinzi b'umwami Ahabu
baratekereje bati uyu nguyu yasaze, uyu muntu nk'uyu wambaye ubusa w'impwempwe zuzuye agatuza yahagarika imvura gute? Ariko Imana yonyine yacu iratunguranye, Imana yacu irakomeye, ikoresha uwo ishatse. Haleluya. Nuko Imana byihuse ijwi rimugera namuga ati ihute ku kagezi, haleluya, kitwa Keriti. Imana yacu ku bantu basenze hari akagezi yasigaje, ati jya ku kagezi bita Keriti. Ngo ntegetse ibikona. Ni ukuri abantu basenze, abantu bari kumwe n'uyu mwami neza, hari ibintu Imana izagenda yikorera igategeka ibikona bikaza kugira gute? Kutugaburira. Haleluya. Ngo hashize igihe ngo akagezi karakama, ariko Imana itegeka umupfakazi gutunga Eliya. Aramubwira ati huta ujye i Serivati, hari umupfakazi ntegetse kugutunga. Bivuze ngo ahangaha ku muntu w'Imana wasenze, mureke bya bindi birirwa babatera ubwoba ngo biki n'ibiki, ngo mbese birirwa babazanya ngo mbese Imana yuriba. Ariko Imana yacu ni iyacu, Imana yacu tuyikomere, Imana yacu tuyinambeho, Imana yacu niza izaza idutabare, niza ntabwo izakundira umwanzi wacu kuduha icyuho, niza iyi Imana yacu izadutabara, muyikomerezeho. Uyu muririmbyi yaravuze ngo kumuhanga amaso iteka. Haleluya. Ngo ibi bintu nibyo byonyine bizaza bikankiza intege nke, nshira ubwoba, nshira ubute, nyuma nzatabaruka. Wibuke Eliya arangije abwira Ahabu ati tumira abahanuzi. Arangije arabatumira kari 850, ngo barahurira ku musozi Karumeli. Haleluya. Arababwira ngo Imana iri bisubirisha umuriro araba ariyo Mana. Rero abantu baramubwira ati Eliya ibyo uvuze ni byiza. Haleluya. Arangije aravuga ati ngaho mwenda imfizi muyibage muyitemagure muyigereke ku gicaniro, Imana iri bisubirisha umuriro araba ariyo Mana yacu. Haleluya. Daniel yeretse kujya mu mwuka, aravuga ngo abantu bazi Imana yabo. Nibyo. Aravuga ngo bazakomera, ngo nibamara gukomera iri juru dusenga, iri juru dukorera ryororokere bakoresha iby'ubutwari. Arangije aravuga ngo naho nimwende imfizi yanyu muyitemagure muyishyire hejuru y'igicaniro, Imana iri busubirishe nibyo umuriro araba ariyo Mana. Natangaye, nibyo natangaye. Baragenda bayitemagura, bahera igitondo cya mbere baratakamba, bahera icya kabiri baratakamba. Eliya arangije umuntu w'Imana arabashinyagurira, aravuga ngo erega nimwitere hejuru mwitebagure, wenda Imana yanyu hari ahigannye, wenda yabumvira cyangwa se irasinziriye ikenerewe gukangurwa. Njya nshima Imana yacu, iyi Imana twiringiye n'ibyiringiro bidakoze isoni, ishimwe ko Imana yacu idakangurwa. Ngo Imana zabo ngo zarakangurwaga, ngo arahigannye, ngo wera ahari ikeneye gukangurwa. Ndashimira Imana ni umukiza wacu. Uyu muririmbyi yaravuze ngo nyifite umukiza ujya umvugira ku Mana. Haleluya. Ni inshuti idahana si nk'izo mu isi, iteka arandinda akankingira n'ibyago, icyampuye akaba umukiza wawe, wowe unkurikiye, wowe uri kundeba, icyampuye umwami akakubera umukiza wawe. Aravuga ngo kuri ubu njya ngira amahoro mu mutima nyahawe na Yesu umukiza wanjye, atemba nk'uruzi abisi ntibayazi. Haleluya. Icyampa ngasanga uyahawe nawe. Ariko yambwiye ngo numara kumwemera, aribyo byibi turimo, aribyo byivuga butumwa turimo, ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo agukorera, usabe n'Imana ibahishurire Yesu, bahabwe ubwo buntu wahawe nawe. Twahawe ubuntu. Uyu muririmbyi yaravuze ngo suko nari mwiza habe namba, ni ubuntu bwa Yesu yangiriye. Yavuze ngo yarambabarijwe kuri wa musaraba. Haleluya. Kandi yabambanywe n'abambuzi. Yavuze ngo ni njyewe yasize, ni umukiza. Haleluya. Noneho bigeze nimugoroba, arangije kubashinyagurira, aravuga ngo hari mwikebagure, barikebagura, baritemagura, Imana yabo ntiyabumvira. Umuhanuzi Eliya arangije abonye ko Imana yabo byayinaniye, kandi yacu ntabwo ijya inanirwa. Ni ukuri, wowe unkurikiye, uri kundeba, wowe ufashijwe n'ubu butumwa, Imana yacu ntabwo ijya inanirwa. Uyu muririmbyi yaravuze ngo n'umwana mutoya, haleluya, uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Ni ukuvuga ngo ujye umuhanga amaso, uyu mwami ajya arinda umutumbiriye amanywa na nijoro. Arangije abwira abantu ni munyegere, arangije ngasana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Haleluya. Imana ifite abantu izahamagara kugira ngo baze basane ibi byose tubona byacitse, kugira ngo baze basane igicaniro cy'Uwiteka cyagize, baze bagarurira Imana icyubahiro cyayo cyanyazwe mu bantu b'iki gihe. Imana ifite abantu, kuko haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Haleluya. Ngize amahirwe wakwisangamo, ngize amahirwe wakwisangamo. Garangije ngo yegera igicaniro, gasana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Natangaye ku murongo wa 36 havuze ngo nuko ageze
ageze igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, haleluya, ngo umuhanuzi Eliya yegera igicaniro. Natangaye mu cyiza, ni ukuri. Aravuga ngo Mana ya Isaka, Mana ya Isiraheli, Mana ya Aburahamu, uyu munsi, haleluya, nakwifuriza uyu munsi wowe usenga bikamenyekana ko wasenze, mu muryango bikamenyekana, mu bo muvukana bikamenyekana. Aravuga ngo Uwiteka Mana ya Isaka na Isiraheli na Aburahamu, uyu munsi nibimenyekane ko ari wowe Mana, kandi ko nkoze ibi ubwo ndi umugaragu wawe, kandi bikoze ku bw'ijambo ryawe. Haleluya, ngo umuriro ngo uva mu ijuru ngo utwike igicaniro, haleluya, ngo ukamya amazi yari ari mu ruhavu, haleluya. Ngo Abisiraheli mu kubibona, haleluya, bibuka ko yabakuye muri Egiputa. Abisiraheli mu kubibona bibuka ko yabakuye mu buretwa, haleluya. Wibuke Abisiraheli bari mu bantu bakoresheje uburetwa, bakoresheje uburetwa na Farawo, ariko umunsi umwe Imana yumva kuniha kwabo, ngo Imana yumva gutaka batakishwa n'uburetwa. Hashimwe Imana ijya yumva gusenga kwacu, hashimwe Imana ijya yumva kuniha kwacu, hashimwe Imana ijya yurwitsa ingabo nini nto ku buzima bwacu, ikaza kuturengera, igashingura icumu mu ntagara, ikimira. Ni ukuri yambwiye ngo ahari bazaterana, ariko sinjye uzaba bateranirije. Iyi Mana yacu rero irakomeye. Imaze kumva uburetwa babakoresha, ngo ihamagara umuntu. Uyu Mose ngiye kukubwira rero sasa, uyu Mose ku ngoma yavutseho umwami Farawo aravuga ngo abana b'abahungu bazajya bavukane muzajye mubica. Ubwo yabwiraga ababyaza, ariko aba babyaza natangaye, numvisha inkuru zabo, numvaga ko bubaha Imana. Haleluya, ngo abana b'abahungu bavukaga barabareka bakabaho. Umwami arababaza ati mbese niki cyatumye mudakora ibyo amategeko yanjye yabasabye, niki cyatumye mudakora ibyo nababwiye? Arangije ababyaza bamusubije neza, bavuga ati abagore b'Abaheburayokazi ngo ni abanyembaraga bajya babyara, cyangwa se bakabyarira mu cyangwa bakabyarira mu rugo, ngo ababyaza batarabageraho, nicyo cyatumye dukora ibyo. Noneho nyina wa Mose nawe aza kumubyara, ngo amwitegereje abona ni umuhungu mwiza, haleluya, amwitegereje asanga ni umuhungu mwiza. Aravuga, amuhisha amezi 3, ariko nabimenye nasanze hari igihe umuntu akugaburira ariko akagera akakwinuba. Hari igihe umuntu agutunga agucumbikira, igihe kikagera akakwinuba. Ariko iyi Mana yacu, uyu muririmbyi yavuze ngo ni inshuti idahana, si nk'izo mu isi, haleluya. Iteka arandinda akankingira n'ibyago, icyampa wowe unkurikiye akaba umukiza wawe. Ngananiwe guhora muhisha, ngamubohera akato, haleluya, agahisha, agasiga ubushishi n'ibumba, gagashyira mu ntamyi, arangije gagashyira mu mugezi. Hari abantu batuboheye akato, baravuga ngo uyu ntago azatabarwa, ariko mu ijuru dufite iki? Imana ivuga. Iherutse kujya ku musozi, nibyo ndi kubabwira wa Karumeli, irangije ndaje mbabwire, iremeye ikintu cyitwa iki? Ikibemeze. Aravuga ananiwe guhora muhisha. Iri jambo ryantangaje, naritinzeho cyane, riranyura, numva ndarikunze. Nsubije amaso inyuma, nkibuka Imana yadukuye, nkibuka uburetwa twakoreshejwe, nkibuka Yesu we, inyuro baraducyuriye, ariko Imana yacu yabiducyurira. Ndakubwiza ukuri, ntabwo tuba tukiri mu isi. Yemeye gutanga umwana we w'ikinege kugira ngo uyu muntu umwizera ataremuka. Byambwiye ngo abamwemeye bakamwizera yabahaye ububasha n'ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Mbese wowe wisuzumye, wowe unkurikiye, mbese wirebye, ubona warahawe ububasha n'ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana? Uyu muririmbyi yavuze ngo Yesu ntahwema gukiza abantu. Ntitugasubire mu ngeso mbi ngo tuzabane nawe mu ijuru. Uyu mwami araduhamagara, Yesu yahereye kera aduhamagara, ariko twe twatinze kwitaba, twanangiye umutima nk'uko Farawo aherutse kunangira. Imana irangije Yesu mwene Dawidi muroha mu nyanja n'amagare n'abaja n'abagaragu. Arangije ngo ananiwe guhora muhisha, mubohera akato, ngo agashyira mu mugezi. Umukobwa wa Farawo ngo amanurwa no kujya koga mu maso ku kagezi, ari kumwe n'abaja be bagendagenda, nuko ngabona akato, haleluya. Iyi Mana ntiyakire abana abantu batareba. Narangije ngo abona akato, natangaye. Ariko Mana, mu mahanga yose uyu muntu wubahiye Imana agakora ibyo gukiranuka, iramwemera. Arangije aravuga ati, abwira abaja ngo nimukanzanire mukanyegereze. Arangije akarebye ngo agapfunde, asangamo umwana arimo kurira. Arangije ngo aramubabarira, arebye ngo asanga ni Umuheburayokazi, ngo aramubabarira, haleluya. Ariko mu kumushyira muri ako kato, mu kumushyira muri ako kato, mushiki wa Mose we yaramwitaruye ngo arebe ikiri mubeho. Hari abantu batwitaruye bajya ku ruhande, hari abantu batwatuyeho amagambo baribeshye, ariko twamenye Imana itameze nk'abantu. Hari abantu batwitaruye baravuga ngo uyu mwana azaseba, uyu azarinda apfa nta kintu yigejejeho. Hari umuntu uherutse kunyibeshyaho, arangije yatura ko nta kintu nzigezaho. Ariko ndashima Imana ko ndi no mu mujyi wa Kigali, ndashima Imana ko ndi umwe mu basore bayishima, ndashima Imana ko ndi umwe mu basore yahaye agakiza.
arangije ngo aramwitarura ngo arebe ikiri bumubeho. Ariko mana abantu batwitaruye mbahaye pole dufite imana mu ijuru itameze nk'abana b'abantu. Ni ukuri nimuyikomezeho, nimuyiringire, ni ibyiringiro bidakoze isoni. Ni ukuri iyi mana yacu ni yacu, kuko yaratwibutse ubwo twari ducishijwe bugufi, kuko imbabazi ze zihora iteka ryose. Arangije umukobwa nagarutse ndamukunda, mushiki wa Mose, umukobwa wa Farawo, ngamurebye ngaramubabarira. Ni ukuri hari situwasiyo tugeramo, hari ikintu Imana igukorera, hari ikimenyetso Imana igukorera ku buryo uhurira n'umwanzi mu kibazo nawe ubwe akakubabarira, kuko ari ijuru ryagize gute, ryabyemeye. Umushiki wa Mose yantangaje, yamubwiye ati mbese sinakuzanira uwo mu Baheburayo umukurerera? Arangije ngo agenda azana nyina wa Mose, aho tugenda umunzanire. Ubona uko Mose arangije agira gute, arakura akurira mu biganza by'uwamuhigaga. Bivuze ngo Imana tubana n'abanzi bacu, turabisikana umunsi ku wundi, ariko idukiza muri byose. Erega nubwo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ari byinshi, Imana yari izi ko uyu Mose azakiza Abisiraheli akabavana mu gihugu cya Egiputa. Nubwo yabanje kunangira, Imana irangije iravuga ati genda ubwira Abisiraheli numvishe kuniha kwabo. Mose abanza kunangira umutima, aravuga ati njye sinzagenda mabwira kuri nde. Imana iramubwira, natangaye, genda ubabwire ngo nduwo ndiwe kandi ndi Uwiteka, niryo zina ryanjye. Haleluya. Imana yacu ni iyacu, Imana yacu ni ukuri iratinyitse, Imana yacu ni iy'igitinyiro. Farawo nganangira umutima, ariko ni ukuri byemeje iki, umutware. Imana yacu irangije bakura mu burere twaba bakoreshaga. Imana ishimwe ko ijya yumva kuniha kwacu, Imana ishimwe ko ijya yumva gutaka kwacu. Imana yonyine yo mu ijuru ijya yururuka ikaturengera igihe cyo gukorwa n'isoni cyabaye, ikaturengera abantu batwitegeye. None nari nti mu nkuru za Eliya, yarangije yegera igicaniro, Abisirayeli bose babonye Imana isubirishije umuriro, ngo bikubita hasi bagize gute, bubamye. Ariko Mana, iyi Mana yacu ni ukuyikomeza. Ngenda gusaba musore utarakizwa, mukobwa utarakizwa, kwikomeza kw'Imana, ukayiyegereza ikagukuruza. Nayo ndahari irakwitegeye kugira ngo igukuruze neza, ikwiyegereza. Hashimwe Imana yaturokoye urupfu rubi, ikaducunguza amaraso y'igiciro. Uyu muririmbyi yavuze ngo nari mu isayo y'ibyaha, haleluya, ndi mu mwijima ukomeye unkuramo. Arangije umuntu we yambwiye ngo nyeza nk'urubu runyogesha amaraso wavuye, kugira ngo ntunganire Imana. Ni ukuri umuririmbyi yavuze ngo abakumenye, abayimenye iyi Mana bafite amahirwe, no ku munsi mubi bazakomera. Iyi Mana ni iyacu, iyi Mana ni iyacu, ntigasuzugurwe. Turebe icyubahiro cyari cyaranyazwe mu Bisiraheli, basengaga imana za Yezebeli, ariko Eliya umuhanuzi akora ikintu cyakoze Imana ku mutima. Ariko umunsi umwe natangaye, nta muntu muri urugendo utagira ubwoba. Pawulo aherutse kujya mu mwuka aravuga ngo dushobozwa byose na Kristo duhereza imbaraga. Natangaye hanjye ngagira ubwoba ngo Yezebeli abyumvise ku buryo yamwiciye abahanuzi 450 na 850. Arangije avuga ngo Eliya ngo ubugingo bwawe ni ntabuhanya nk'ubw'aba bahanuzi bishe ejo nk'iki gihe, Imana zanjye zizaba impore. Haleluya. Yavuze ngo Imana zanjye zizaba impore, ntabwo yavuze ngo Imana zanjye izagire gute, izaba impore. Eliya abyumvise ngashya ubwoba, garangije ngafata urugendo rw'umunsi wose, ngagenda yitandukanye n'umugaragu we, ngarangije ngaramusiga bagira ahantu munsi y'igiti cy'umurotemu. Haleluya. Yageze munsi y'igiti cy'umurotemu, natangaye, ngarangije ngararyama ngarasinzira. Arangije arasenga abwira Imana, icyaruta no ku bugingo bwanjye ni ukuri wabukuraho. Igihe tujya tugeramo tukiheba, hari igihe tujya tugeramo tukarambirwa, hari igihe tujya tugeramo tukanamuka. Pawulo yaravuze dushobozwa byose na Kristo duhereza imbaraga, ariko ijuru ryarurutse. Imana irangije itegeka marayika wo kuza kumugaburira, atenda umutsima. Haleluya. Ngo n'amazi ugenda uhere umuntu wanjye. Abantu twasenze ni ukuri, uyu muri byavuye ngo iyi nzira iraruhije. Nta muntu utasinzira muri uru rugendo, ariko mwizira iraruhije mwitange, mutazananirwa mukigenda, murya umutsima utera imbaraga. Haleluya. Munywe no ku mazi y'iki y'ubugingo. Marayika araza amukoraho, Eliya we byuka, kanga ukurye ukomeze urugendo, kuko urugendo ni rurerure. Garangije arakanguka ararya aranywa, ariko yangije arasinzira, gasinzira ubwa kabiri. Ndagira ngo nkumenyeshe marayika w'Uwiteka, garangije ngagaruka bwa kabiri. Abantu twasenze, abantu biringiye Imana, dore igihe kirageze ubwo abasenga data bamusenga mu kuri no mu mwuka. Garangije arongera arasinzira, ariko hari igice, hari andi mahirwe Imana yatubikiye. Marayika w'Uwiteka arangije agira gute, agaruka bwa kabiri. Garangije ngarongera aramuhereza umutsima n'amazi. Arangije ngiyo ndayigenderaho iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, atagira gute, atanywa. Abantu b'Imana ni abantu batunguranye, ni abantu bakomeye.
ndibaza ngo mbese we musore utarakizwa, mbese we mukobwa utarakizwa, mbese mubyeyi wowe utarakizwa uri mu biyobyabwenge, mbese musaza, mbese musore, bite byawe ntugarukire Imana. Muri byavuze ngo bwira Yesu byose, ni inshuti yawe ibikubabaza ibigutera. Uyu mwami arakunda afasha abashavu, wizera ijambo rye none wirira. Nibyo namwe ngo abaremerewe Yesu abaremerewe, naho uremerewe n'ubushomeri, uremerewe no kuri umupfakazi, uremerewe n'ubukene, waremerewe na merivare, waremerewe n'ibibazo bikugose, Yesu baragusohora mu nzu ku munsi kundi. Ariko uyu muri byavuze ngo abaremerewe n'ibiruhanye ubabwire. Naje kubabwira ngo Imana yacu aravuga ngo yambwiye ngo ubabwire Umukiza wacu amara agahinda kandi wirira. Nibyo nababwiye ngo kuri ubu njya agira amahoro mu mutima. Erega iby'isi byose ni ubusa. Umubwiriza aretse kumbwira ngo iby'isi byose ni iki? Ni ubusa. Ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Byose ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Ariko umuntu wisunze Kristo, Pawulo yaravuze ngo narababaraga ubwo nabonaga abanyabyaha babayeho neza. Iri jambo ndarikumva kuko ngo bafite iby'umutima umuntu bafite ibiruta iby'umutima w'umuntu wifuza, ariko byose abyitegereje abihindura kuba igihombo, arangije abibona nk'amase, abireba nk'ibibamba, ibyarindamuye byose. Petero aherutse kubaza Yesu ikintu cyantangaje cyankose ku mutima. Arabaza ngo mbese mwigisha ko twarekeshejwe ibyacu. Haleluya. Aravuga ngo mbese ko twarekeshejwe ibyacu no kugukurikira, mbese tuzagororerwa iki? Yesu yamubwiye neza. Aravuga ngo Petero uri mu bantu bambaje ikibazo cyari gikenewe. Hari igihe tujya tugeramo tukabwira Imana ibintu bikenewe. Arangije aramubwira ngo mukiri mu isi ni inshuro 100%, ariko ikirenze ku bindi yamubwiye gitangaje kinejeje kirura umutima. Yavuze ngo ni ubugingo buhoraho, kandi ubu bugingo nibwo tumaranira. Umuririmbyi yaravuze ngo ubugingo bwacu ni bugufi cyane twabugereranya gato mu mazi. Arangije arambwira ngo ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu Yesu dufite amahoro muri uyu, kandi azatugeza hehe? Mu ijuru amahoro. Iri jambo ryaramajije ngo mbese ubugingo bwanyu ni iki? Muri igihugu kimara umwanya muto. Yanditse Yakobo ibice 4 umurongo wa 16 umurongo wa 14. Muri igihugu kimara umwanya muto kigahera ko gitamuka. Ibyo mwari mukwiye kuvuga nibi umwami Imana nabishaka tuzarama dukore dutya na dutya, ariko dore mwiratana ibyo mudashobora kwigeza. Unukuzi gukora neza ntabikore mubereye cya bivuze ngo twiratana ibyo tudashobora kwigezaho. Hari umuntu usanga mu buzima yikakaza ati ngewe nageze kuri iki sinavugisha runaka, ati ngewe nageze kuri ibi, ntabwo ukumva nta gikeneye kuvugana n'abantu, kuko hari n'intera Imana yamugijeho akumva ko ari we wabyishoboje, Niba muherutse gukurikira ibinyamakuru ibintu byabereye Los Angeles, abantu barashinye bashimira babo, ariko Imana irangije ibura umuntu yishima. Niko guteza icyago i Los Angeles. Yego abantu basuzuguye Imana, ariko ryambwiye ngo mwiratane ibyo mudashobora kwigezaho. Pawulo abivuga neza, aravuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduhereza imbaraga. Uvuga ngo abantu bamenye Imana, ryambwiye ngo ni ukuri ngo umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe, umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe. Ni Yeremiya ibice 9 umurongo wa 22 no 23. Umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe, umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe, umutware ye kwirata ubutware bwe. Ahubwo uwirata yiratire. Haleluya. Uyu muri byavuze ngo nta soni mfite zo kubikubwira, nta soni mfite uretse Cedric, nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye, nzajya nirata gusa uwo musaraba. Haleluya. Amen. Ahubwo uwirata yiratire yuko asobanukiwe akamenya ko ari njye Uwiteka. Twe turirata Imana yacu, ntabwo twirata imana za basogokuruza, ntabwo twirata imana za Bali, ntabwo twirata imana za Yezebeli. Ariko Imana twiringiye ntabwo igirwa isoni abayisenga, ntabwo n'ibyiringiro bidakoze isoni. Haleluya. Amen. Hamwe ngo yica imigambi y'incakura. Hari ibintu Imana igiye ikumbaganya ari kubaho. Dore abasore beza barapfuye, abakobwa beza barapfuye, ariko turacyahumeka ubabazima. Si uko turi abakiranutsi, ahubwo niko bwo buntu bwinshi, ni ubuntu bwayigira. Uyu muririmbyi yaravuze ngo Yesu niwe wuguruye rwa rurembo rwo mu ijuru kugira ngo rwinjiremo kubwo buntu bwinshi agira. Kandi yambwiye ngo urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe neza zirabagirana. Yavuze ngo nukuri muzabona iby'amaso yayo atigeze kubona. Kandi Yesu ubwe ajya kugenda yavuze ngo simasize nk'imfubyi basigiye umufasha. Yavuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira. Haleluya. Nibwo muzaba nibyo mubaye abagabo bo kumpamya Yudaya n'i Samariya. Yamye mu mahoro niyorosha imbabazi,
urukundo rwe nirwo rungosewe. Haleluya. Uyu muririmbyi yavuze ngo nduburira amaso yanjye ku musozi, ngo mbere gutabarwa kwanjye kwava he. Arangije yitegereza mu miryango, arangije areba kuri bene wabo, arangije asanga nta bwishingikirizo buzima afite. Aravuga ngo kuwiteka niho guturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi. Yavuze ngo ntizemera, iyi Mana yacu ntabwo yakundira ubugingo bwacu kuba, ntizemera ko ibirenge byawe biteguza, ikurina ntabwo ihunikira ntisinzira. Imana yarinze Abisirayeli ikabambutsa inyanja itukura, urumva izananirwa kukurinda umuruzi ukuzengereje? Urumva izananirwa kukurinda uwo mupfumu ukuzengereje? Urumva izananirwa kukurinda umucuraguzi ukuzengereje? Urumva izananirwa kukurinda Yesu we, ijambo ryambwiye ngo ni ukuri bavugana amahoro ku rurimi, ariko mu mutima baguciriye igico. Bivuze ngo abantu muri iki gihe muravugana amahoro ku rurimi, ariko aguciriye igico, nta mutima bivuganye, nta bitari ku mutima. Yavuze ngo ntizemera iyi Mana yacu ku bantu bayisenga, ku bantu bayubashye, ku bantu babanye nabo. Mujya mwumva bavuga ngo haraca uwambaye, ntabwo ari muri uyu mwaka ntabwo haca uwambaye umwenda, haza kuba haca uwambaye intwaro z'umwuka, umuntu wambaye intwaro byo gukiranuka, haza guca umuntu wambaye uriya mwambaro wera. Muri iyi nyamwiza nzahabwa n'umwambaro mwiza wera cyane, twabacunguye yatubikiye. Aravuga ngo njya ngira amatsiko nka wifuza mugenzi, icyampa musore, icyampa mukobwa, yewe mubyeyi uzawambara uko. Yavuze ngo Imana niyo ikurinda ibibi byose iteka, niyo irinda ubugingo bwawe, izakurinda amajya n'abaza none no mu bihe bidashira. Imana iturengere, Imana ishimwe kije kubana natwe, Imana ishimwe kije kuturengera. Yamwe ngo uzakomezwa no gukiranuka, yewe musoro uzakomezwa no gukiranuka, gira kwezwa ku kanini no ku gato, gira wirinde mu byo ukora byose. Ijambo ryarambwiye ngo icyo Imana ishaka ni iki? Ni ukwezwa kwacu no kwirinda gusambana. Umuntu wese muri mwe, musore, mukobwa, mubyeyi, mumenye ntubone upfakaye ngo ujye mu busambanyi, ntubone utinze gushaka ujye mu busambanyi. Wiringire Imana yacu, niyo izakora imirimo. Yambwiye ngo icyo ishaka ni iki? Ni ukwezwa kwacu. Umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we wezwa ufite icyubahiro. Ni ukuri. Namwe ngo kugira ngo mubone uko mugendana ingeso nziza, kuba hanze mudafite icyo mukene. Uyu muririmbyi yavuze ngo ngende umukristo. Haleluya. Ngicyo ni ikintu cyiza kigahumuriza umutima wanjye. Kuba ndi umukristo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye. Kuba nitwa umwana w'Imana ni ibintu by'igiciro, kuko ndi mu bubata bw'ibyaha nitwaga umwana wa Satani. Ariko kuba ndi umukristo, ibyo bintu biraza bikanezeza umutima wanjye. Kuba ndi umusore wamenye Imana, ibyo bintu biraza bikanezeza umutima wanjye. Wewe musore, mukobwa, mwifuriza kumenya Imana. Hari bene data muri byavuze ngo kandi abantu benshi cyane ntabwo bazi inzira y'ijuru, babohewe mu maboko ya wa mugome Satani. Bavuga ngo muze twese tubashake, tubasangisha umukiza. Haleluya. Ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Abasore, hari abakobwa bari mu bubata bw'ibyaha, bakeneye kugirirwa neza n'Imana, bakeneye kubona neza y'Imana, bakeneye gusaza mu masaziro meza ya Kristo, bakeneye ibintu byinshi. Ariko muze twese tubashake. Yavuze ngo Yesu umwami niwe utubaza ati ninde, nitegereje mu basore arabaza ngo ninde, yitegereje mu babyeyi arabaza ngo ninde, yitegereje mu bakobwa arabaza ngo ninde ntumye mu murima wanjye. Ninde mbese witeguye ko uyu mwami yaza akagutuma? Ninde ntumye mu murima wanjye? Ngo dore hari benshi bazimira. Haleluya. Batamenya umwami Yesu. Dukeneye ko aba basore bamenye Imana, dukeneye ko aba bakobwa bamenye Imana, dukeneye ko aba babyeyi baza bakamenya iki? Imana. Dukeneye inkunga y'Imana ikaza ikururuka igatanga ububyutse mu gihugu cy'u Rwanda, ikaza ikururuka igatanga agakiza mu bana b'abasore babohewe muri aya maboko. Aravuga ngo ninde ntumye, ninde. Arabaza ngo ninde ntumye mu murima wanjye. Dore hari benshi bazimye batamenya umwami Yesu Kristo. Aravuga ngo nimuze tujye kubabwira inkuru z'agakiza k'ijambo rya Yesu. Mana yanjye ndi imbere yawe Cedric, untume ubu ndi imbere yawe, unkozeho itara ry'umuriro, untume ndi imbere yawe. Untege kubu, unkoresha iby'ubutwari, unkoresha icyo wampamagariye, umpagurutse mu gihe gisa n'iki kigoye. Tugeze mu bihe biruhisha umugenzi ujya mu ijoro, ariko ijambo ryambwiye ngo abera bo mu isi, ababera bo mu isi rero mfura Imana yishimye. Dore ibyago n'amakuba nubwo by'umukiranutsi nubwo byinshi, ariko Imana ubwayo iraza ikururuka ikamukiza muri byose. Ni ukuri Imana yacu izaturinda kandi izaturengera, yiteguye kuturengera muri uyu mwaka wose. Turasabwa kuyikomezaho tukabana nayo neza, tugahagarara nayo. Ni ukuri ineza n'imbabazi byayo bizakoma iminsi yose. Yarambwiye ngo nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Dore ijambo ryambwiye ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukora, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva. Ariko Mana natangaye, yambwiye ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu
kwanyu niko kwateye Imana kuza kukwereka mu maso hayo. Cyakoze Mana uturengere, Mana udutabare, Mana uturengere, Mana uganze utekeke ku buzima bwacu. Ni ukuri uwera wa Isiraheli ntaba ari twe mu gihe gisa n'iki, ahubwo ineza yawe yiruruke bane natwe. Uri data wa twese, ni ryo zina ryawe, ubereye mwiza nanone abagutegereje. Turacyari imbere yawe, dukomeje kuguhamagara mu gihe gisa n'iki kiruhije, mu gihe gisa n'iki kigoye, igihe kiruhije umugezi ujya mu ijuru. Nyemerera aya masaha umuntu wese wumvishije ikibwiriza ntaba ari we, ahubwo aba ari wowe izina ryawe rihabwa icyubahiro, kuko icyatumye tubabarirwa ari ukugira ngo werekanire muri twebwe imbere kwihangana kwawe kose, ngo tube icyitegererezo cy'abazakwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Uhereye nonaha rero ndi imbere yawe, nyemerera aya masaha ubwo tuje ntutuze, ntuweme kutugirira neza, ntuweme kugendana natwe, utujye imbere, utubere impamba, utubere ingabo idukingira, utujye imbere muri byose, ubane natwe, udushoboze. Uwera wa Isiraheli ushoboze iyo uri kubyumva, Uwera wa Isiraheli ubane nawe, uhagarare nawe. Ushimye kuri Imana yabanye nanjye, ushimye kuri Imana yumvise gusenga kwacu, ushimye kuri Imana ije kurengera ubwoko bwawe. Ngaho nyemerera amasaha umve gusenga kw'abagutakiye bose, umve gusenga kw'ijwi ryo dukeneye, ururutse ihumure mu bantu. Uwera wa Isiraheli uze uturengere, dusenze twizeye kuri Imana mu ruhande rwacu, ni mu izina ry'Umwana Yesu Kristo. Icyubahiro ni cyawe mu izina ry'Umwana Yesu Kristo, amen.